Fanta umuhanzi akaba n'umwe mu batunganya amajwi bazwi nk'aba producer b'abahanga u Rwanda rwigeze rugira. Amazina yasanzwe yitwa Bugingo Samuel, ariko bamwe bamaze kumumenya nka Fanta Prod. Fanta. Uyu ni umwe mu basore batunganya indirimbo bamaze kubaka izina mu muziki nyarwanda. Producer Fanta yavutse muri 2003, avukira mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro. Amashuri abanza yayigiye Rwamagana ku kigo cya GS Mwurire, mu gihe yasojereje amashuri muri GS Apase Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Uyu ni umusore w'umuhanga cyane. Kugeza ubu ngubu dufite abaproducer benshi batandukanye mu Rwanda. Dufite producer nka Element, Bobo Pro. Ariko akenshi nujya ku mihanda ukavuga abaproducer uzi, ukavuga jingo zabo, hari umuntu uzakubwira ngo hari jingo iri kubura. Fanta. Fanta. Producer Fanta. Uyu ni umuproducer umajije gusohora indirimbo nyinshi ushobora kuba uzi, ushobora no kuba warumvishe nk'indirimbo None se meze, ese wari uzi ko, bigeze ku ndirimbo yise Gute. Nibwo iyi ndirimbo yatumye umusore amenyekana cyane mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Uyu muhanzi ubifatanya no gutunganya amajwi yamaze igihe kitari gito akora indirimbo akaziha abandi, kuko nubwo yari azi kuririmba atumvaga yazishyira hanze ziri mu ijwi rye. Uyu ni umusore wasohoye indirimbo nyinshi zitandukanye. Uretse indirimbo asohora zisanzwe, hari indirimbo yise Arakiza. Fanta asanzwe akora n'izindi ndirimbo zisanzwe, ariko akibanda cyane ku bigezweho biri kuvugwa mu itangazamakuru no mu myidagaduro nyarwanda. Mu kiganiro uyu musore agiranye n'itangazamakuru akinjira mu mwuga wo gutunganya amajwi ahagana mu mwaka wa 2023, Fanta yavugaga ko yari afite inzozi zo kuzashyira hanze zimwe mu ndirimbo ze bwite. Uyu musore yatangiye umuziki nk'umuhanzi mu mwaka wa 2023 ahagana muri Nzeri, akaba yarashyize hanze indirimbo zitandukanye. Uyu musore afite n'indirimbo zo guhimbaza Imana, hariyo yise ngo Arakiza, kandi siyo yonyine yo kuramya no guhimbaza Imana yashyize hanze, kuko yari afite indi yitwa Urera yasohotse mu Kwakira 2023, n'iyitwa Warasenze Uburiki nayo yasohotse muri ibyo bihe. Uyu musore Fanta. Fanta. Bonye ibyo ukora nahise manika, ndaza musanga naniwe ndaseka. The way you love me numva njyenyuzwe, ubuzima bwanjye uri mu biganza byawe. Fanta kuri ubu afite imyaka 21. Indirimbo nyinshi akunda gukora, akunda gufata icyo twita utumemes cyangwa se utuvideo tugufi, hamwe n'izindi video akura ku mbuga nkoranyambaga, ibyo abandi babona n'ibiri kuri internet by'igihe gito. Uyu nguyu rero abibona nk'umuvuno w'ibitekerezo byo guhanga, kandi akadukoresha mu ndirimbo, ndetse ukabona birajyanye, abantu benshi bakunda ukuntu biba bishekeje cyane kandi bifite story itangaje. Uyu muhanzi yasohoye indirimbo yitwa Power. Ajya gusohora indirimbo yatangarije ikinyamakuru New Times ati, ndi umuhanzi, mfite uburyo bwanjye bwihariye bwo kumenya ibintu, kandi ndashaka gukora ikintu kidasanzwe harimo n'ijwi ryanjye. Mu gusobanura imiterere ye nk'umuhanzi wa Afrofusion, Fanta yagiye atanga ibitekerezo bishya kuva ku ndirimbo ye ya mbere yise Ntuncokoze, n'izindi ziri kuri albumu ye
yise tamutamu zirimo ingaragu, ifoto, gute, ese wari uzi ko, biravugwa, none se meze, Fanta, ntagarukira ku bwoko bumwe gusa. Urugero, aheruka gusohora indirimbo Power yakoze mu bwoko bw'amapiyano, yerekana ubuhanga bwe bwo kugerageza n'amajwi atandukanye y'indirimbo. Shaka gushimisha mama, shaka gushimisha mama, shaka gufasha. Fanta nka producer ukora imishinga itandukanye kuva mu bacuranzi batari bake. Fanta akomeza ashimira iterambere umuziki w'u Rwanda umajije kugeraho, kandi agashimira abahanzi bo mu Rwanda umuziki wabo ubahemba neza, bigatuma ubukungu bwifashe neza bitandukanye na mbere mu bahanzi nyarwanda. Ndagushimira cyane. Niba waryohewe n'iki kiganiro, kora subscribe. Nimba hari byinshi wungutse, unasharinge n'abandi. Ndagushimira cyane. Jya wumvaga yari Lewis Twika Live. Kora subscribe ukande kunzogera kugira ngo n'abandi benshi tugiye kujya tukubwira uzajya ubamenyaho byinshi. Ndagushimira cyane ku mwanya wawe wafashe. Ukomeze kugira ibihe byiza.